Uti dezore utagira ngo ndi nka nyoko, Yusesi badi yatumye mfata kuri nyashi zawe, sinazuba runeye niyamo ukunda muka nyoko niwanga na nyoko umubure, kunda muka nyoko niwanga na nyoko umubure, kunda muka nyoko niwanga na nyoko umubure. Hello guys, ndagushimiye wowe unkurikiranye hano kuri Gikompara TV, nkushimira wowe wakoze subscribe hano kuri iyi channel. Iyi niyo channel yonyine isigaye mu Rwanda mpora mbibabwira umuntu azajya akuraho ibyishimo. Uyu munsi nje kubwira abantu b'ibigoryi bibiwerewere bafata bagashuka ibicucu nabyo bikemera. Nyambo na Titi Brown bagushuka gute ngo naba besto? Uzi kuntu Bibiliya ivuga Nyambo na Titi Brown barakundana. Ikintu kigaragaza ko bakundana ni ibikorwa byabo. Umuntu nakaza ngakuragire uri umuntu w'umuzima ufite ubwenge ngo nawe wemeye ute uri umuntu ufite ubwenge buzima. Ngo ni ukuri ngo ntago dukundana, mufite ngo sheri hanze ngo muri Canada, ngo harya ngo Titi ngo we ngo mufite ngo muri Canada. Injiji ibicucu we baragushuka nawe ukemera. Bibiliya iravuga ngo abantu bameze gutyo tuzamenyera ku mbuto zabo. Abantu baraza mu mbuto batwerera tukabona ko bari gukundana, we barangiza bakajya kushuka ngo hoya ngo ntago dukundana ngo turi ababesto bibiki. Ababesto ko bari abakera barabashuka kubera iki? Niba ukurikirana Isimbi TV warabibonye neza kuntu yamusomye ku gahanga, murabibona neza ibikorwa bakora, bira bintu ibikorwa bakora ntabwo bigaragaza nk'aba best friend, ahubwo bigaragaza nk'abantu bari mu rukundo rw'umugore n'umugabo, ahubwo bari kubabeshya. Impamvu dore impamvu ikintu cya mbere, impamvu ya mbere babihisha, inkundo z'abastari ntabwo zikunda kuramba. Wapi urabyumvisha abastari benshi ngo runaka na runaka ngo bakundanye ngo basohokanye, ariko bikarangira bagize gute bashwanye. Impamvu rero urukundo rwa Nyambo na Titi Brown baruhisha ni ukugira ngo nihagira inkomyi iza bavuga ati n'ubundi twakundanaga twaraba besto, babona ibyireguzo, kubera ko inkundo z'abastari ntiziramba bro, ntiziramba. Wapi teka amazi iyo yagomoroye yagira gute aragenda. Bari abantu bari kutubeshya rwose. Inkundo z'abastari turabizi ntiziramba, ni mu bivuga ko mukundana mwege kwirirwa mubihisha, kuko n'ubundi turabizi ko inkundo z'abastari ntiziramba. Muzashwana gushwanaho turabizi, ariko mureke kwirirwa mubeshya. Erega n'ubundi ibyahishe bizajya hanze, n'ubundi ni hari bushira igihe tutabimenye. Mwabiduhisha mutabiduhisha, ahubwo icyo nababwira cyo ni mubivuge, kuko imbuto mutwerera zirabitugaragariza ko mukundana, ariko mwe nimushaka kubivuga. Nigarukire kuri Medegato nawe ndikumva amakuru ngo umugore asigaye akunuba, kandi Bibiliya iravuga ngo umugabo wese w'inganzo ntazigera kandagira mu bwami bw'ijuru. Ubwo rero umugore wa Medi, ndabizi ko uzari iki kiganiro, isubireho reka kurwanya umugabo wawe, reka kumurwanya pe, utazatuma Medi yiburira ijuru kandi raduteyemo akaririmbo. We nukuri ngamaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, dore ikibuno ufite uri mwiza shenge we. Icyo kigoma ni cyiza pe, kandi biragaragara ko Medi ni umwana w'Imana akunda Imana. Rero reka kumuteza abantu utazatuma yiburira ubwami bw'ijuru.